Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Dushimye Imana yuko Imana ikiturindiye muri ubu buntu bwayo. Dushimye Imana yuko Imana yabanye natwe iminsi yose itambutse, ikaturindira ubugingo ndetse ikaturindira n'imibiri, ndetse n'uno munsi ikaba yawutwongejeho kugira ngo tuboneke hano hera hayo. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Amen. Dushimiye yera kubwira iteraniro ry'uno munsi, iteraniro ridasanzwe. Uramutse urebesheje amaso y'umubiri ukareba ubwitabire bwacu bw'uyu munsi, ukareba n'ubwitabire bwo mu minsi yashize, ubona hariho itandukaniro. Amen. Amen. Iyo urebye abantu bari baje ku wa gatatu washize, nabo uyu munsi habayeho kugurana. Abenshi bo muri icyo gihe ntabwo baje, haje abandi, ariko kuko umuhamagaro w'Imana utandukanye n'umuhamagaro w'abantu. Amen. Amen. Kandi ijambo ry'Imana ryo ritubwira neza yuko ngo abari ab'imbere bagiye kuzaba ab'inyuma, hanyuma ab'inyuma bakaba ab'imbere. Kubera ko ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amagambo, ahubwo ubwami bw'Imana ni ubw'ibikorwa. Pawulo warabyitera abangwa, ariko njyewe ndi mu marushanwa, ndi mu masiganwa, ngo ariko si nk'utazi yonge, ngo ahubwo ndamaranira gusingira icyo Kristo anteganyirije imbere. Haleluya. Rero umugenzi nyamugenzi uwahamagawe na Yesu Kristo agasobanukirwa neza ko Kristo ari we mwami n'umukiza, agasobanukirwa neza yuko Kristo kumukorera no kumukurikira ari ukwiyanga, ugasiga byose, ugasiga guhinga, ugasiga amatungo, ugasiga abana, ugasiga umugabo, ugasiga umugore, ugasiga ibigukeneye byose, ukaboneka imbere y'Imana. Nzi yuko umwami Imana atagusezera kugenda umara amasa. Haleluya. Amen. Ahubwo ndakwibutsa ngo ubaha ngaho uhari. Haleluya. Kugira ngo urusheho gusingira icyo Kristo aguteganirije, kandi urusheho kumenya ibiri imbere, kubera yuko twebwe tuzi iminsi tumaze, ariko ntabwo tuzi iyo dushigaje. Ariko Kristo yabwiye abigishwa, arababwira ngo ariko muhore mukenyeye kandi muhore mwiteguye, ngo kandi amatabazo yanyu ahore yaka, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe umujura yazira. Kuko Kristo ngo azaza nk'umujura mu gihe abantu badatekereza, ngo mu gihe abantu benshi bazaba bari mu nyigisho zihuye n'irari ryabo, mu gihe abantu benshi bazaba bari mu binezeza, mu gihe abantu benshi bazaba baramaze kwimura Kristo, ahubwo hari ibindi bintu bimitse, nibwo bazaba yenda kuza. Haleluya. Abantu se turi mu guhinga, ariko Kristo naza ntago azareba ko uri guhinga, ahubwo azareba se wabaye maso. Ese uko wasezeranye nanjye, aho twasezeranye niho nza nkagusanga buri munsi? Ese nta bindi ujya usimbuza mu buzima bwawe? Ese nta bindi usimbuza wa mwanya wari warampaye? Njye nkunda gutekereza nkabwira abantu ariko se iyo tugiye kubatizwa, iyo tugiye gusengerwa mu makorari, baratubwira ngo twemeye gukorera umwami Yesu, haba mu mvura, haba ku zuba, haba nijoro, haba ku manywa, haba mu byago, twaba tubyaye, twaba tutabyaye, mu bihe byose twemeye gukorera Imana. Ariko se turabyubahiriza? Ijambo mfite rifite umutwe uvuga ngo Yesu Kristo wakurikiye uramuzi? Yesu Kristo wavuye mu ijuru, mu gihe urukundo rw'umwana w'umuntu n'Imana cyangwa ubumwe bwari bumaze kuzamo agatotsi, mu gihe umwana w'umuntu icyo yari yaremeye gukora atari icyo yari yaremeye gukora mu guhimbaza Imana no kuramya, hanyuma akora icyaha, hanyuma Imana iravuga ngo ariko nicujije icyatumye ndema umwana w'umuntu, reka murimbure. Ngo ariko Kristo aravuga ngo rero aho kugira ngo urimbure umwana w'umuntu, reka njye kumwitangira. Yemera kumanuka, avukira mu mwari Mariya, yemera kutwitangira ku musaraba uteye isoni. Baramushungera, we yarakoreye imirimo n'ibitangaza, abo yakirije abarwayi, abo yahaye ibyo kurya, kugira ngo jyewe nawe tuzaronke ubugingo buhoraho. Ese uwo twakurikiye turamuzi? Ese iyo twasezeranye nawe turabyubahiriza? Ese aho yadusangaga
turacyahari, izina ry'Imana turihabwa icyubahiro. Hari abagabo dusoma mu Bibiliya mu batubanjirije, uhereye kuri sogokuruza w'abizera Aburahamu, ukaza ukagera muri Yohana wahishuriwe mu byahishuwe ari ku kirwa cy'Ipatiro. Hari abagabo babaye intwari mu by'uru rugendo. Njyewe ndi kugera ntekereza kuri bariya bantu, nkibaza ese baramutse bagarutse muri uyu murimo, muri uru rugendo turimo, ntibadukubitira ahangaha, badusohora batwirukankana, kuko ntabwo twakaye duhagarara ahangaha. Kubera ko umuntu aratuvuga tukavuga ngo tubivuyemo, ariko ndakwibutsa neza yuko uwaguhamagaye bari butekereza. Witekereza ku mwana w'umuntu. Umwana w'umuntu mufate nk'icyapa kiri hariya, gishobora kukurangira inzira ukagenda ukagerayo, ariko iyo kikaguma hariya. Icyambere ugoye kwishingikirizaho ni ijambo ry'Imana, niryo buhanuzi butavangiye. Kandi abayoborwa n'ijambo ry'Imana ngo ntabwo bazigera basitara. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu rwa kabiri rwa Petero. Pawulo yandikiye Petero mu gice cya kabiri, rwa kabiri rwa Petero, ibice 2 n'umurongo wa 20. Rwa kabiri rwa Petero, ibice 2 ku murongo wa 20 haratubwira ngo, niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona, maze bakongera kubyiziringitanyirizamo, bikabanesha, ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Niba kumenya Yesu byaraduteye guhunga, ngo ariko ngo bwa nyuma iby'isi bikongera bikatwiziringitiranyaho, ibya mbere birushijeho kuba bibi. Njya nkunda kubwira abantu ngo ariko se ongera wibuke umuhamagaro wawe, wibuke uko wabanaga na Yesu Kristo, wibuke uko wirindaga, wibuke ibyo waziririzaga. Niba ibyo waziririzaga utaragezeho ngo ubizirure, ibyo wabonaga ko udakwiriye gukora, udakwiriye kuvuga, ngo wongere ngo ubisubireho, hanyuma numara kubisubiraho wongere usubize Yesu Kristo ku musaraba. Mwene data yahoze avuga uburyo yagiye guhugura mwene se. Buriya guhugura cyangwa kwigisha umuntu wize biragoye. Umuntu yarize, yigishijwe na Mwuka Wera, nawe ubwo ariyigisha, hanyuma bivuyemo kugira ngo uzagende ubona ahantu hera biragora. Nibyo abagenzi bo muri minsi basigaye bavuga ngo ngengo ariko mfite uko mbanye n'Imana, ngo mfite uko nahamagawe. Ariko Kristo yaravuze ngo ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo kandi ngo abanjye ndabazi, ngo bafite ikimenyetso. Kandi ijambo ry'Imana rongera ravuga ngo uwitandukanya n'abandi ngo bafite cyararikiye. Bene data, intumwa zabaga hamwe, zikagira umunsi wo guhura, zamara guhura zigasenga, zikibukiranya intego y'urugendo, zikibukiranya inshingano Kristo yazisigiye, hanyuma zikongera zikajya kubwiriza ubutumwa hirya no hino. Ariko bakagira umunsi wo guhura. Nuzabona umuntu mwabanaga mu cyumba cy'amasengesho, mukabona mwabanaga muri korale, ukabona yatangiye kugenda bikwepa, agenda gake gake, uzamenye neza yuko yamaze kubivamo. Nuramuka umuga akabwira ngo ariko buri muntu agira ukabana n'Imana, uzasige ku mavu umusengere. Kubera neza abantu basigaye bafite ijambo agace gatoya, bakumva ko ari byo byiringiro byabo,
bakavuga ngo ariko naho igiti ngo cyatemwa ngo kirongera kigashibuka ngo kandi kikongera kikagira ibibabi by'ibitontome, ariko naragerageje ndazenguruka mu mashyamba yose mbona yuko ibiti byose byateye ariko bishibuka. Ntabwo ariko bishibuka, hari ibigenda n'igishyitsi kikabora, ntikijyane n'ishami rishibuka, kubera yuko hari ibyo yagiye ararikira, hanyuma agera neza igihe mwuka wera yari amurimo akimugenzura, kuko mwuka wera atajya afatira umuntu ku ngufu, uko ugenda umwimura warushaho kugenda. Niyo mpamvu rero abantu ujya kubona ukabona bagiye burundu, ariko ntabwo ari ako kanya baba bagiye, baba baragiye kera. Ijambo ry'Imana rivuga neza ngo ntabwo bari abacu, ngo iyo baza kuba abacu tuba twaragumanye. Amina. Ariko ndakwibutsa nkubwira ngo niba waramenye Yesu Kristo ko ari we mwana, ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, mwikomezeho. Komeza umwiringire, ukomeze umuhanga amaso, umwikoreze ibyawe byose. Haleluya. Amen. Nubwo intambara zaba nyinshi, ibigeragezo bikaba byinshi, ariko ukomeze uhishurirwe icyazanye Kristo. Haleluya. Cyazanye Kristo ntabwo ari ugukiza iyi mibiri. Buriya gukiza umubiri ni promosiyo, n'andi mahirwe Imana ibikugiriye, ariko icyamuzanye n'ubugingo. Haleluya. Amen. Rero ibigeragezo ntabwo byagutinya kuko uri umunyamasengesho, intambara ntabwo zagutinya kuko uri umunyempano, ntabwo ibiguca intege byabura kuko wasomye ijambo ry'Imana, kuko wagize irindi hishurirwa rikomeye, ntabwo byagutinya. Urugero naguhereza Yohana wabatije Yesu Kristo, akanamuhamya ngo ngengo ndijwi ry'urangururira mu butayu ngo ndabatirisha ngo amazi ngo ariko muzayazabatirisha umwuka wera n'umuriro. Bamushyize mu nzu y'imbohe muri gereza. Kristo araza atangira gukora ibintu bitangaza. Yohana akimara kubyumva atuma abantu ngo ariko nimugende mu mumbarize, ese ni wowe Mesiya ngo cyangwa dutegereze undi? Yohana we yarazi neza yuko we ubwo ageze hafi ari buza akamukura muri gereza mu buryo bw'umubiri, ariko Kristo we yarazi neza yuko icyaje gushaka, kuko ubugingo bwari bwamaze gukora icyaha, bwari bukwiriye bwamaze gucirwa urubanza rwo gupfa, rwo kurimbuka. Hanyuma Kristo aje gushaka ubugingo kugira ngo aribwo buzajya muri ruriya rurembo rwera Yerusalemu, ngo hanyuma ngo Yesu Kristo ngo akore imirimo n'ibitangaza, impumyi zirahumuka, ibipfamatwi birumva, maze ngo arababwira ngo nimugende mubwire Yohana ngo ibirema biragenda, ibipfamatwi birumva, impumyi zirahumuka. Mwene data, niba wari witeze yuko Kristo icyo washakaga yuko ari bukubwire ari bukubwire, ntabwo bihuye, kuko imitekerereze yanjye n'imitekerereze yawe itandukanye n'iy'Imana. Intego Imana cyangwa Kristo yaje izanye itandukanye n'iyacu. Wowe ushobora kuvuga ngo ariko ndi gusenga muri uno mwaka ndashaka umwana, ariko Imana ikaye kuba ati igihe cyawe si iki ngiki. Yohana nawe yumvise ibyo Kristo amubwiye yacitse intege mu mutima. Ariko ndakwibutsa neza yuko igihe cyageze nawe kizagera, ibyawe bigashyirwa ku iherezo. Amina. Ahubwo tunganya ubugingo bwawe, tegura iherezo ryawe, witandukanye n'iby'isi, kuko ngo iby'isi bigenda bitwizingikiranyaho, kandi iyi si turimo iraturwanya. Dufite umubiri n'isi n'umwanzi, ibi byose bishaka kudukura mu buntu bwa Yesu Kristo kugira ngo tuzarimbuke. Ariko turacyafite ibyiringiro, turacyafite mwuka wera twahawe nk'umufasha, twahawe nk'isezerano yuko ibyo tutishoboshe uwo mufasha azadushoboza. Haleluya. Twongere twemerere mwuka wera abe muri twebwe,
uwo mwuka wera namara kutuyobora azajya dushoboza ibyo dushoboye gukora kugira turusheho kubikora neza. Haleluya. Ariko abagenzi bo muri ino minsi ntabwo bari gusaba mwuka wera, ahubwo turi gushaka ibifatika. Turi gushaka ibifatika, ariko ibifatika ni igihe gitoya. Nibyo igihe gitoya. Nibyo igihe gitoya, ahubwo dukwiriye kwitegura mu bugingo bwacu, tukizera, tukarindira, kuko tutazi umunsi cyangwa igihe Yesu Kristo azazira gucyura itorero. Menya Yesu Kristo wakurikiye uwo ari we. Yesu Kristo uko ari mbere na mbere n'uyu munsi niko akiri. Njya nkunda kubwira abarokore ntabwo mba ndi kubwira abadeperi, oya, abarokore mba ndi kubwira abantu bose basobanukiwe Yesu Kristo ko ari we mwami n'inzira n'ukuri n'ubugingo. Nasobanukiwe neza yuko mu ijuru ntabwo hazajya idini. Aya madini tubarirwamo ni aderesi, ni ahantu tubarizwa. Ni nk'uko wafata umurima ukavuga ngo ariko uyu murima ni uwo insina z'imbihire, ukavuga ngo uyu murima ni uw'insina z'imineke, ukavuga ngo uyu murima uyu ni uw'amasaka, ukavuga ngo uyu murima ni uw'ibishyimbo, ukavuga uyu murima ni uw'ibigori. Ni uko nguko amadeni niho hantu ahubwo umugeni wa Kristo ari. Haleluya. Ariko kuba uwo mugeni hari amabwiriza buri wese asabwa kugenderaho. Haleluya. Ntabwo kuvuga ngo hari amakorasi twari badutera kera, umuntu akavuga ngo twahageze Yesu, ngo twahageze n'ukuri. Icyo uhakura ni icyo wahakoze. Ushobora kuza ukaryama ariko ngo naje imbere yawe, oya. Mu nzu y'Imana kugira ngo ugire icyo ugabana bisaba gukora, kuko namaze kumenya neza yuko iby'Imana ntabwo birya inyanja. Iby'Imana bisaba gukora ndetse ukongera ugakora cyane ukiyuha kuya. Iby'Imana nta muntu ukorera undi. Nubwo twebwe dushobora gusenga turi ku musozi runaka, twebwe ntituve ku musozi, ba bandi badasenga bakabanza bagasubizwa, natwe bikatugeraho inyuma ibidusagukiye. Ariho abagenzi bo bino minsi basigaye bayobora bakanga ariko na runaka udasenga yarashubijwe, abayeho neza, agiye wabivamo nkajya kubera. Ndakwibutsa neza yuko ingendo y'undi rushya. Wowe ibyo wasezeranye n'umwami wawe bitandukanye n'ibyo urayasezeranye. Ndakwibutsa neza yuko udakwiriye kureba ku mwana w'umuntu, ahubwo reba kuri Kristo. Se Kristo koko ibyo twasezeranye ndacyabirimo. Ibyo navuganye nawe ntabwo njya mbihindura. Ndakwibutsa neza yuko abantu bari mu butayu bava mu gihugu cya Egiputa bahuye n'intambara nyinshi, ariko bamaze kugera i Kanani nabwo, kuko cyari igihugu cy'amasezerano, cyari igihugu cy'ibisubizo, abantu baragwa. Hari abantu benshi dusenga tukaba imbere y'Imana tukiri mu butayu, ariko twagera i Kanani tukabivamo. Aho tugeze mu isi tukabivamo. Ariko ndakwibutsa neza yuko urugendo rugikomeje. Kristo niba yarakundaga umuntu utihinduranya, ngo muri kano kanya mbe ndi umukristo, mbe ndi umunyamasengesho, mbe ndi umubwirizabutumwa, mu kandi kanya ngo mbe ndi mu basinzi, ndi mu busambanyi, ndi mu bujura, mbese kamwe menya ko Kristo ari we nzira no kwino ubugingo, kandi uko ari imbere na mbere n'uyu munsi ariko akiri. Hari abantu bajya bitiranya bakavuga ngo ariko jyewe ngo idini y'iwacu, ngo pasiteri wanjye, revera wanjye, ngo ibi ngibi barabyemera. Ndakwibutsa nkubwira ngo utarakugiriye ku musaraba ngo akumenere amaraso, uwo umutera umugongo uvuge ngo ariko ngiye kuyoborwa na Yesu Kristo. Haleluya. Yesu Kristo yaravuze ngo mwiyange, musige byose ibyabatwazaga igitugu, ibyabaremereraga, musige byabasha kubasubiza inyuma, ngo hanyuma ngo munkurikire munyure mu irembo rifunganye. Haleluya. Ni igihe rero tugeze cyo kugira ngo turusheho kugendera
muri Yesu Kristo, kuko ari we mwami n'umukiza wacu. Izina ry'Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Haleluya. Amen. Tugiye kureba usome ijambo ry'Imana riboneka mu byakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 29 n'umurongo wa 31. Ibyakozwe n'intumwa ibice 5 29 kugera kuri 31. Ibyakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 29 kugera kuri 31 haratubwira ngo Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati, ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Imana ya sogokuruza yazuye Yesu uwo mwishe mumubambye ku giti. Imana yaramuzamuye imushyira iburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza, aheshe Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Izina ry'Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Petero n'izindi ntumwa. Ubundi waramutse wasobanukiwe iby'urugendo rw'abatubanjirije, ntabwo wagatinze ku mwana w'umuntu. Ba Petero n'izindi ntumwa bahuye n'intambara nyinshi. Kiriya kibuga bakiniyemo cyangwa bakoreyemo hari harimo intambara, hari harimo gukubitwa, hari harimo gutukwa, hari hariho gufungwa, hari hariho gucibwa imitwe, hari hariho gutekwa mu mavuta, hari hariho gukurwaho uruhu, ariko barakomeza barahamya. Haleluya. Ibi Pawulo n'izindi ntumwa, Petero n'izindi ntumwa, ahangaha bari mu rukiko bari kuba bayatese n'ukubera iki mugenda nk'abamaza Yesu Kristo ko ari we mwami n'umukiza wawe. Kuko bari barahamagaye baravuze ngo ariko se noneho twumvire abantu. Baravuga ati byiza ni ukumvira Imana kurusha kumvira abantu. Haleluya. Amen. None se abantu bavuga ngo ba pasiteri babo barabyemera, ba bishop babo barabyemera, gusokoza gutya ibi biremewe, kwambara gutya ibi biremewe, biva hehe? Ese ibyo abantu bakubwira wabihuje n'ijambo ry'Imana usanga birahuye? Ese abo nibo bazaguhereza ubugingo cyangwa Kristo niwe uzaguhereza ubugingo? Njya nkunda kubwira abantu nkabwira nti rero agakiza ni ikinege. Kuko agakiza kazanywe n'umwana w'ikinege, buri wese rero agakiza ni ikinege, birasaba gukora cyane nk'ukorera ikintu kimwe cyonyine. Haleluya. Ni ikintu kimwe ni agakiza. Nta yindi nzira tuboneramo agakiza uretse kujya muri Yesu Kristo ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Haleluya. Abandi bose batubwira ngo twebwe turi inzira, ahubwo bakaba batubwira ngo twebwe ngo turi integuza, turabo kwibutsa uko abagenzi bakwiriye kwitwara, uko abagenzi bakwiye guhugurana, uko abagenzi bakwiye kwitandukanya, ariko bakayoborwa na Mwuka Wera, bakayoborwa n'ijambo rya nyir'ijambo, bakayoborwa na Yesu Kristo, kuko ari we watangije uyu murimo mu isi. Haleluya. Yesu Kristo niwe watangije uyu murimo. Amaze gusohoza inshingano zaravuga ngo ariko ngiye kwa Data, ngiye kubategurira ngo kandi mu rugo rwa Data hariyo amazu menshi, ngo iyaba atarahari babibabwiye. Haleluya. Amazu yacu yateguwe kera, ahubwo turarindiriye kuyatsaya kuyatahamo. Ariko gutaha muri ariya mazu birasaba gukora cyane. Mu gihe abandi bananiwe, mu gihe abandi bacitse intege, mu gihe abandi ubona ko babuze imbaraga, wowe ugakora cyane. Haleluya. Ntabwo ari igihe cyo kugira ngo nugera mu nzu y'Imana utange urebe ngo kuri runaka ngo ntiyaje. Oya, wahubwo reba se icyo naje gukora, icyo naje gushaka ndakihakura. Amina. Ariko abagenzi baraza bakavuga ngo ariko ngo runaka ngo ntiyaje. Ntiyaje nyine. Erega ibihe turi kugeramo, turi kwegera, ni igihe cyo kugira ngo buri wese yivomere amazi azamutunga.
naho mu gice cya gatatu niho hatubwira neza ngo jya mu ibumba ryawe ngo ukate ngo urwondo ngo ukomeze ngo itanura ngo ry'amatafari ngo ni kuko igihe kigiye kuza ngo ni igihe umuntu wese azatungwa n'amazi yivomeye. Haleluya. Hari igihe ushobora kuzabwira umuntu ngo ariko duhure tuganire ku by'ijambo ry'Imana, ntibishoboke, kubera ko buri muntu wese azaba ari kwinywera amazi yamaze kuvoma. Ni igihe umuntu wese ari gutungwa n'ijambo ry'Imana yamaze yasobanukiwe kandi ari kwigishizwa na Mwuka Wera, kuko hari igihe ibitabo tugendana bitazaba byongeye kwemerwa. Haleluya. Ariko ndakwibutsa ngo ube maso, urusheho kuvoma, urusheho kubika ijambo rizagutunga muri cyenye giye kuza. Haleluya. Hari igihe umuntu ashobora kuvuga gutyo ukaba ngo ariko se ngo niko byahoze, ariko siko byahoze. Uhereye mu bihe bya basokuruza Aburahamu, uko ingoma zagiye, ubwami bwagiye busimburana, hari ibihamya n'ibimenyetso bigaragaza yuko Kristo azaza gucyura itorero. Haleluya. Kandi Kristo nawe yaba atinze kuvuza impanda mu birere bine, igare rya ryari ryamanuka rikagutwara. Ariko Petero arahamya mu rukiko aravuga ngo ikidukwiriye ni ukumvira Imana kurusha kumvira abantu. Mwene data, ongera urebe, ese nta bantu bagukwiye mu byizerwa? Pawulo niwe utubwira neza, akavuga agereranya umurimo dukora yuko ari nko mu kibuga cyangwa turi mu marushanwa. Buriya mu kibuga haba hari nk'amakipe abiri, ikipe imwe ibishaka gutsinda n'indi ishaka gutsinda, kandi kugira ngo buri kipe itsinda ikoresha uburyo bwose bwo kugira ngo itsinde. Umukinnyi ashobora kugukubita umutego, ashobora kugukandagira, ashobora kukuvuna, ashobora kuguhirika, ariko menya ikipe uri kurwana nayo, umenye yuko iriya kipe ya Satani, icyazanye abadayimoni ni ukugira ngo tutazabona ingororano tugeze mu ijuru. Haranira neza niba uri kurwana, uri umurwanyi, saba imbaraga, usaba ingabo kugira ngo uzabashe kugera mu bwami bwera, uzabashe gushyika i Yerusalemu, uzabashe gushyika mu ijuru udatsinzwe. Haleluya. Buri wese niyongere atekereze neza, ese ndacyanezeza Imana? Ese Kristo wampamagaye akampa agakiza akankiza, akampamagara mu magana y'abanyabyaha, akankura muri biriya byose, ese ntabwo byaba byarongeye kunyizingitiranyamo? Ongera utekereze urebe neza uburyo uri kugenda, uburyo wabanaga n'Imana, niba aribwo ukibana n'Imana. Haleluya. Twongere turebe, twambuke hakurya gatoya mu byakozwe n'intumwa igice cya 6. Byakozwe n'intumwa cya 6 ni hakurya yaho gatoya, turasoma duhereye ku murongo wa 8 tugere ku murongo wa 15. Nyaho hafi n'ubundi. Ibyakozwe n'intumwa ibice 6 umurongo wa 8 tugere ku murongo wa 15. Stefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga, yakoraga mu bantu ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Ariko abantu bamwe bo mu isinagogi yitwa iy'Abarutino n'iy'Abanyekureni n'iy'Abanyalekizandiriya n'iy'Abanyakiriyakiya n'iy'Abanyasiya barahaguruka bajya impaka na Stefano, nyamara ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka bimuvugisha. Nuko bagurira abagabo bo kuvuga bati, twumvise avuga amagambo yo gutuka Mose n'Imana. Boshya abantu n'abakuru n'abanditsi baramusumira, baramufata, bamushyira abanyarukiko. Nuko bahagurutsa abagabo b'ibinyoma baravuga bati, uyu muntu ntabwo asiba gutuka hera n'amategeko, kuko twumvise avuga ati,
Yesu w'i Nazareti azasenya aha hantu kandi azahindura imigenzo twahawe na Mose. Abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye babona mu maso ha Stefano hasa n'aha marayika. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Haleluya. Uyu mugabo Stefano yari umwe mu bamamaza ubutumwa bwiza bwo kugaruka kwa Yesu Kristo. Uyu Stefano afite ubuhamya bwiza bugaragaza uko yagiye yitwara mu rugendo rwiwe. Stefano baramufata ngo bamushyira mu nzu y'imbohe, maze bari kumushyira mu nzu y'imbohe ngo bamujyana no mu rukiko. Hanyuma ngo ariko bari batoranije abagabo bashinzwe kuvuga ibinyoma, ngo bavuge rero yuko atesha agaciro cyangwa asuzugura amategeko ya Mose n'ay'Imana, ngo kandi avuga yuko ngo azasenya urusengero ndetse agakuraho n'amategeko. Reka nkubwire neza yuko muri uru rugendo hari abitwa ko bakebwe cyangwa bamenye yuko Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Bakebwe mu buryo bwo ku mubiri, ntabwo bakebwe mu buryo bwo mu mutima. Ntibizagutangaze muri uru rugendo wasanga mu banyamasengesho cyangwa mu babwirizabutumwa cyangwa mu baririmbyi cyangwa mu banyempano hariho abantu b'abanyabinyoma bavuga ibinyoma. Ugira ngo ndakubeshye, wahita ujya mu bahanuzi bo muri ino minsi, umuhanuzi uguhanurira akakubwira ngo uzane n'ituro ngo kugira ngo ibyo nkubwiye bizasohore. Niba ugira ngo ndakubeshya, nuko hari igihe umuntu azaguhamagara yamara kwaba akabwira ati ariko hari ibintu bishuriwe ku irembo iwawe, kandi kugira ngo nze mbihakure urohereza amafaranga mobile money nk'iyi nomero kugira ngo ntege nze kuza. Ariko muri uru rugendo dufite ibihamya by'abatubanjirije, niba barageragejwe bagakomeza bagakiranuka. Baza Bibiliya, ese Bibiliya ivuga iki ku bahanuzi b'ibinyoma? Ese ijambo ry'Imana niba barabanje bakagambanira Yesu Kristo, bakagambanira intumwa n'abahanuzi, kubera iki twebwe bitatuzaho? Kandi ijambo ry'Imana rivuga neza ngo uko bagenjeje umugaragu, uko bagenje shebuja niko bazagenza n'abagaragu. Amina. Ngo kandi ngo inzira yaciye natwe tugomba kuyicishwamo. Haleluya. Ariko tugomba gusaba imbaraga. Ese niba abadushinja mu binyoma baramutse bahagurutse, ntabwo tuzabacira imanza? Stefano ngo baramwitegereje, bagira ihishurirwa rigaragaza neza yuko ngo bamwitegereje ngo babona mu maso ye hasana aha marayika. Ari marayika ntaho baye barigize babona, ariko barahishuriwe. Buriya rero n'abapagani bajya bahishurirwa. Nebukadinezari ntabwo yari akiranutse, ariko ngo yagiye ngo ku itanura ry'umuriro ngo arungurutsemo, ngo abona harimo batatu ngo ari kuwa kane asa n'umwana w'intama w'Imana. Buriya rero abantu bose barerekwa bagahishurirwa, ariko agaciro babihereza ni akahe? Umuhanuzi ashobora kuzakubwira akubwire akoresheje amarangamutima yiwe. Umuhanuzi yakugambanira, umupasiteri yakugambanira, ukava mu murimo ukabivamo ugasiga ari umukristo. Umuririmbyi mugenzi wawe yakugambanira, umukristo mugenzi wawe yakugambanira. Niba ujya ndakubeshya, ijambo ry'Imana riravuga neza ngo umwanzi w'umuntu azaba uwo mu rugo rwe. Amina. Ndakwibutsa neza yuko muri urugendo ukwiriye kuva ku mwana w'umuntu ukajya kuri Kristo.
niba Kristo abo yakirije abarwayi barabaye aba mbere kumutera amabuye bakaba mbere kumukubita inshyi, kubera iki wowe wumva yuko iyi nzira ugomba kugicamo ari nk'umuhanda unyerera neza utereye? Muri iyi nzira harimo imisozi, harimo amataba, harimo amahwa, harimo imyobo, harimo intare, harimo ibintu byinshi bishaka kugira ngo bidukure muri iyi nzira. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa uwihangana akageza imperuka, kuko ari we uzambikwa ikamba ry'ubugingo ngo iry'Imana yasezeranije abayikunda bose. Haleluya. Ngo maze iyo ukomeje gusoma neza amateka ya Stefano, ngo maze ngo baramukurubana, ngo bamushyira mu kibuga, baje kumushyira mu kibuga ngo bamutera amabuye. Bamwe babanje kuvuga ngo ariko Stefano ngo ibyo bintu ngo waretse kubihamya neza, ngo hanyuma nitukwice. Ngo muri ako kanya ngo abone ngo igitero kiraje, ngo kiyobowe na Sawuli, maze ngo bamutera amabuye. Ngo maze ngo aritegereza, ngo arebye mu ijuru, ngo abona ngo ijuru risa nkaho rikinguye. Haleluya. Buriya urupfu rw'umukristo ni inzira ijyana umuntu mu bugingo buhoraho. Maze ngo yitegereze avuga ngo data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Haleluya. None se mbere data bavandimwe, dufatanyije urugendo, dufatanyije gucungurwa n'amaraso Yesu Kristo, dufatanyije kuzabona Yesu Kristo ubwo azaba agarutse gucyura itorero, kuko twemeye gusiga byose. Abanzi bacu turabasabira ngo Imana ibababarire, cyangwa turavuga ngo Mana uko angenje uko yangiriye uku nguko ngo nawe ngo mukubire. Ijambo ry'Imana ryambwiye neza ngo umwanzi wawe nasonza umuhereza icyo kurya, nagira inyota umuhereza icyo kunywa, kuko ngo uzaba umuronzaho amakayaka ku mutwe. Amina. Amen. Bene data, ndakwibutsa neza yuko inzira ijya mu ijuru iri ku irembo ry'umwanzi wawe. Ndakwibutsa neza yuko uru rugendo turimo hari abatubanjirije baciye mu bikomeye, twebwe turi guca mu byoroshye. Babyitwayemo neza n'uyu munsi baracyibukwa, kandi atari ijambo rivuga neza ngo ntabwo bari bahabwa ibyasezeranijwe, ngo ahubwo hari ahantu bategerereje badutegereje kugira ngo tuzaraganwe ibyasezeranijwe. Ndakwibutsa neza yuko rero muri uru rugendo nta mpamvu n'imwe izumvikana, nta mpamvu n'imwe izumvikana. Ntuzavuga ngo umugabo ariko yambujije gukorera Imana. Oya, agakiza ni ikinege. Uko wazanye agakiza ari ikinege, natwe dukwiye gukora nk'abantu bakorera ikintu kimwe. Kandi gukorera ikintu kimwe ni ukurwana kugira ngo dusengere icyo Kristo yaduteganirije, ni ukurushaho kuba maso, ni ukurushaho kwirinda, ni ukurushaho gukora cyane mu gihe abandi bantu bananiwe, wowe ukarushaho gukora. Haleluya. Ntabwo ari ukurebera ku wundi muntu, kubera ko nuramuka urebeye ku wundi muntu, njyewe Pierre naba mfite intege nkeya, hari aho ngera nkagwagwana, hari aho ngera nkasitara, ariko Kristo ntaho yigira asitara. Haleluya. Kristo nta hantu yasitara, ahubwo yaravuga ku manywa yirirwa akora n'ibitangaza, bwakira akajya ku musozi yagusaba izindi mbaraga. Ese imbaraga uri gusaba ni izagukomeza muri urugendo mu gihe cy'intambara dusohoyemo? Ese urugamba urimo ufite imbaraga ubona uzarusohokamo amahoro? Njya nkunda kubwira abantu ngo niba wari udafite intambara n'urugamba n'ibigeragezo, umenye neza ushaka imbaraga, kuko imbere bigiye kuza ndetse biraza ari byinshi. Saba imbaraga zo kugira ngo muri ako gahe ubonye uzarusheho gutegura bya bindi bigiye kuza. Haleluya. Saba izindi mbaraga mu gihe bigishoboka ko imbaraga kandi zitangwa. Haleluya. Saba guhishurirwa, numara gusaba guhishurirwa umenye neza se urugendo nzarusoza amahoro. Amina. Amen. Nituve ku bana b'abantu. Umwana w'umuntu iyo umwuka umuvuyemo nta kintu aba kimaze. Abantu baravuga ati nimukureho kugira ngo ataza kutunukira. Ariko uyu mwuka hari ahandi hantu ujya.
kuko ijambo ry'Imana ngo imyuka y'abera ngo hari ahantu ngo irindiwe, ariko n'imyuka y'abantu batakiranutse hari ahandi hantu irindiwe, kuko ijambo ry'Imana rivuga neza ngo Kristo ngo azaba yaje ku bicu, azavuza impanda mu birere bine, ngo bazaba barasinziriye nibo bazabanza kuzuka, ngo natwe bazaba bakiriho tuzamuranwe nabo. Hanyuma mu gihe cy'imanza nigitangira nikigeraho, ya myuka y'abantu batari bakiranutse nayo bazazuka kugira ngo bajye mu manza. Bene data bavandimwe, uru rugendo turimo, tegura neza, nanjye ntegure neza iherezo ryanjye. Turebe Yesu Kristo twakurikiye. Yesu Kristo tuvuga ko ari we mwami wacu, kandi tuvuga neza yuko turi abagenzi turi kujya mu rurembo rwa Yerusalemu. Ese ibyangombwa by'urugendo twamaze kubyuzuza? Ese ibihamya bigaragaza yuko Kristo aramutse aje gutwara itorero, aramutse aje guhamagara, aramutse aduhamagaye, turabyujuje? Ese aho tugenda hose batubona yuko turi abagenzi, batubona yuko turi aba Kristo? Ese twamaze kumera nk'ibyaswa ku gicaniro? Pawulo aravuga ati jewe narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, ngo igisigaye ngo namaze kumera nk'ibyaswa ku gicaniro, ngo ikigeretse kuri ngo mbikikamba ry'ubugingo. Haleluya. Ese mwene data, igare ryawe riramutse rije cyangwa iganye rikaza, twajya mu bugingo buhoraho? Abajya mu bugingo buhoraho ni abantu bakurikiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'abamusi, kandi bafite ibihamya n'ibimenyetso. Niyo bageze ahantu bakabona yuko nta nzira zihari, baravuga ngo ariko ndacyafite kwizera yuko Kristo nawe atabikora uyu munsi n'ejo yabikora. Haleluya. Niko Saduraka na Meshaki na Abedenego basubijwe bati nawe Imana twizeye itadukiza nyagasani, nta mpamvu yo kugira ngo twubaranire Imana yawe. Haleluya. Reka mubwize ukuri, hari byinshi byadukura mw'uyu murimo, hari byinshi byadukura muri urugendo, ariko iyo uhanze amaso Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, ntabwo wazatembanwa na biriya, ahubwo Kristo ahora atwongerera imbaraga. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ibigeragezo n'amakuba n'ibyago ni byinshi mu nzira, ngo ariko ngo Uwiteka amukiza muri byose. Uko ufata Imana nk'inyembaraga, ikwiyereka nk'inyembaraga, ariko uyifashe nk'aho hari ibyishoboye ntibishobore, niko ikwiyereka. Fata rero Kristo ko ari we ushoboye byose, ukura amaso ku bantu, ukura ibitekerezo ku bantu, uhanga amaso kuri Kristo ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, uhanga amaso kuri Kristo ko ari we ushoboye byose, kandi wimure bya bindi byose wabona yuko ari byakugirira umumaro, ahubwo wimike Kristo ko ari we ugufitiye umumaro muri rugendo. Haleluya. Yesu Kristo rero uko ari mbere na mbere na n'uyu munsi niko akiri. Ibyo yasabaga abamukunda n'uyu munsi yagikora, nubwo abagenzi bo muri minsi basigaye bavuga ariko namwe mujya mudukuraho ibintu by'abaturage, tugeze muri viziyo. Ariko mu buryo bw'umwuka nta viziyo ihari, nta viziyo. Ahubwo uko abantu barushaho kujya mu bintu bya viziyo, niko kwimura Imana kugenda kuza. Njye nkunda kubwira abantu, iyo usomye kino gitabo cy'ibyanditswe hano mu by'abami n'iki byose, uko ibihugu byayoborwaga nuko n'abahanuzi babaga bariho. Ubundi abami bagishaga inama abahanuzi, ariko ibintu byamaze gucikira kubera ko twebwe twiburiye icyizere, twamaze kwimura umwuka wera, twamaze kwimura Imana muri twebwe. Hanyuma abami nibo basigaye baduhereza imirongo ngenderwaho. Icyo kintu rero wakabaye maso wagasobanukiwe, wahita umenya ngo ariko igihe kigezeho, kigeze hehe. Muri ibyo byaririmba ngo murinzi we, ngo ijoro rigeze he,
arasubiza ngo bugiye kwira ngo bwongere buke. Wagize ngo ubuzi buzacyana iki? Wafashe Yesu Kristo ukamukomeza ntihagire umugukura. Wafashe Yesu Kristo ukitandukana biriya byose. Erega aka gahe dufite ntugire ukazahora n'inyongera. Weba amaso uzirikane iherezo ryawe. Fata Yesu Kristo umufate umukomeze. Nubona ugiye kumureka umubwire ngo ariko Kristo njye noneho ndahora naniwe, mfata wowe unkomeze. Aho kugira ngo ngwe mu maboko y'abakomeye bo mu isi, reka nigwire mu biganza byawe. Uriya tujye duhungira kuri Kristo. Hari igihe burya abantu tujya duhungira mu bandi bantu, twera tukabwira umuntu ngo ariko yewe yanagize ikibazo runaka, rero ngo bani wanjye buriya biracika. Byacitse nyine bidacika se nese wagize ngo urugamba ruzarangira. Ariko ijambo ry'Imana rivuga neza yuko ubwo Kristo azabashe ngo intambara n'ibyago n'amakuba byose azabimaraho, ngo twibere mu mahoro. Haleluya. Urugamba rero ruzarangira twibere mu mahoro kwa Data wa twese. Rero mu gihe tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ariko nakwibutsa niyibutsa ngo tumenye Kristo, twakurikiye uwo ari we, tumenye n'ibyo ashaka n'ibyo adusaba. Nitumara kubyubahiriza nibwo ubwo azabashe aje gutwara itorero, ubwo azabaje aje guhana no guhemba bamukoreye. Kuko nasobanukiwe neza ngo ku rurembo rw'ijuru ngo hari na rwa rwobo rwaka nk'umuriro. Burya nkunda kwibutsa mpabwira, ariko rero mbere buriya iyo usomye amateka y'Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa, umuntu yakoraga icyaha aho agikoreye ntaharenga agahita hagwa. Ariko Kristo yaziye aravuga ngo ariko nshyize inzira ebyiri imbere y'abantu, buri wese nahitemo iyo akwiriye gukora. Rero ntabwo turi kurushaho gusobanukirwa neza niba tukiri abakozi. Ese abo tugendana koko ni abakozi bari mu nzira neza? Ariko umuririmbyi aravuga ngo bareke bagende ikivunge, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Turi mu kivunge rero. Niyo mpamvu nakwibutsa nkubwira ngo wireba ku mwana w'umuntu, kuko aho tuzarobanurirwa ni kuri rwa rurembo. Hari abazajya muri rwa rwobo rwa Gehinomu, abandi bajye mu rurembo rwa Yerusalemu. Bene Data rero bavandimwe, muzirikane Yesu Kristo ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Wongere wibuke neza yuko uko yaguhamagaye udakwiriye kongera gutandukana n'icyo yaguhamagariye. Niba yaraguhamagaye ukennye, uko wafataga umusatsi wawe, uko wambaraga, uko wagendaga, niba umaze gukira ongera ukomereze muri ya nzira yawe. Uko wabanaga n'Imana, uko wasengaga, uko wirindaga, uko wakizwaga, uko wasuraga, uko witangaga, uko wihanganaga, niba uzabasha gushyikira ibyo Kristo yaduteganyirije, izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Buri wese rero yongere atekereze neza uko abanye n'Imana, yongera arebe neza se abantu uzi ibinyoma ntibabashe. Ese nakomeza gukora? Ese nizeye Kristo ko ari mwami n'umukiza wanjye? Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Data wa twese urera kandi uzahora wera iteka ryose. Rero Kristo, iri ryari ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni rikuru, kandi ijambo ryawe ni rizima. Rero uko wavuze neza uko uzakomeza kubana natwe kandi ukazaturengera, kandi ko ntacyo uzajya gukora utakimenyesheje intore zawe, ubu ni ubwoko bwawe rero tugandagaje imbere yawe. Kandi ijambo ryawe rivuga neza ngo uwigisha n'uwigishwa mwami bagabane. Reka rero Data wa twese ijambo ryawe uriherekeze, urishoreze mwami ineza yawe n'urukundo rwawe, kugira ngo ubwoko bwawe mwami turusheho kugubwa neza. Kandi ijambo ryawe urisobanurire buri wese mwami ukurikije mwami Yesu Kristo uko akwifuza. Kandi ijambo ryawe mwami urusheho kwera imbuto zikwiriye abihanye, zibe nyinshi kandi zigumeho, kugira ngo abagenzi nibajya bazigeraho mwami bajye basoroma kandi zibaryohere. Uwiteka we, njyewe ndabibye rero mwami Imana Data wa twese, wowe zivomerere mu gihe cya none no mu gihe kiri imbere,
kuko igihe dusohoyemo ni igihe abantu benshi batagikunda ijambo ryawe, ahubwo ni igihe abantu benshi bari gukunda inyigisho zigendeye ku marangamutima yabo. Ariko Uwiteka we wavuze neza yuko ubwo uzahamagara intama zawe, ngo kandi ngo abawe ngo urabazi, ngo kandi nabo barakuzi, ngo ndetse data wa twese ngo ubazi n'amazina, ngo ndetse ngo uzahamagara buri wese mu izina rye mwami ngo akwitabe. Natwe data wa twese rero ntabwo tuzi umunsi uzaduhamagariraho. Ahari waduhamagara ari ku manywa cyangwa ari nijoro, ahari waduhamagara ari mu mvura cyangwa ari ku zuba, ahari waduhamagara mu gihe watekereza. Ariko data wa twese urusheho kutweza no kudutunganya, utunganye umugeni wawe mu gihe cya none no mu gihe kiri imbere, kandi urusheho kumuboneza rwose, kuko bihamye n'ibimenyetso byamaze kugaragara yuko igihe umuhinzi asarurira ibihingwa bye igihe ashakiye. Rero data wa twese komeza kurengera itorero ryawe, urengera intore zawe ku manywa na nijoro, kandi uturinde Satani n'abadayimoni, turinde ba Kiroso n'aba Cyabuzi, turinde babandi batunamura mu ijambo ryawe, uturinde ibiteye ubwoba byose mu izina rya Kristo Yesu. Uwiteka we, Imana n'Umwana n'Umwuka Wera nibakomeze kuganza muri twebwe, kandi duhishuriye byinshi ku bw'urugendo n'uwo murimo. Tubisabye Imana mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Yesu, amen.